bishobora kuba byagutera ubugumba cyangwa se biri gutera ubugumba abantu benshi, cyangwa se yaba abagabo cyangwa se abagore cyangwa se abasore cyangwa abakobwa, biri kubatera ubugumba muri ino minsi. Ni urutonde rw'ibintu 10 twabateguriye biri gutera ubugumba. Ubugumba dushatse kuvuga ni ukutabyara ku bana bavutse vuba batumva neza ikinyarwanda. Ni ubugumba, kutabyara bisobanura ubugumba. Icya mbere, kunywa itabi ryinshi. Iki kintu kigenda kigaruka mu bintu byinshi bitera ibibazo ku mubiri wa muntu. Abantu benshi barirengagiza, ugasanga umuntu anywa agakarito k'amasigara ku munsi, cyangwa se ugasanga itabi ntabwo ari amasigara. Burya isigara nta nubwo ari ribi cyane, ariko nabwo unyweye ryinshi naryo riteza ibibazo kuko rivamo umwotsi, naryo ryangiza. Kunywa amatabi ugasanga unywa ibimogi, ugasanga unywa za mugo, ugasanga unywa n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Kunywa ibiyobyabwenge by'umwihariko bijyanye n'amatabi, ibi ngibi bitera ubugumba abantu benshi, yaba ku mugore cyangwa umugabo. Iyo ubifata kenshi kandi buri munsi, amahirwe menshi ni uko uba ushobora kutazabyara. Icya kabiri, inzoga nyinshi. Iki cya kabiri nacyo, mu bintu bitera umutima, mu bintu bitera kanseri, mu bintu bitera impyiko, mu bintu bitera umuvuduko w'amaraso, iki nacyo kirimo. Kunywa inzoga nyinshi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge byinshi ariko bishingiye ku cyo kunywa, ku nzoga. Ni ukuvuga ngo iyo ubinyweye kenshi kandi buri munsi, uba ufite amahirwe menshi yo kutazabyara. Ahangaha rero inama ihari isumba izindi ni bya bindi twita ngo tunywe resi, cyangwa se tunywe mu rugero. Niba ugiye kunywa bati ngende kumva icyaka kinyishe, ntabwo nasiba agacupa. Gerageza ufate icupa rimwe cyangwa ufate abiri cyangwa se ufate atatu, ariyo uvuga ngo ugiye kunywa ikaziyo, uracyari umusore nturabyara. Aho ngaho rwose menya ko ubuzima bwawe buri mu kangaratete. Cyangwa se n'abakobwa, hari abakobwa banywa inzoga nyinshi pe, abo barahari. Gerageza umwe mu rugero niba wifuza kuzabyara, kuko inzoga nyinshi zirengeje cyangwa se zirengereye kandi buri munsi zitera ibibazo. Ahangaha ushobora kuzinywa umunsi umwe ukamara wenda nk'icyumweru utazinywa, aho nta kibazo. Ntabwo burya byaba ari iby'imyaku utabyaye, ariko kunywa nyinshi kandi ukazinywa buri munsi kandi ukazinywa igihe kirekire, amahirwe menshi uba ugomba kutazabyara. Icya gatatu, siterese n'umunaniro uhoraho. Abantu bahura na siterese n'umunaniro, buriya gutera inda cyangwa se kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina umuntu afate, ni uko umuntu atwite, ni uko uba uri mu bihe byiza bitagira siterese, utanananiwe. Ni hahandi ushobora gutera inda ufite siterese n'umunaniro, n'umwana akazavuka ubona afite siterese, ubona afite umunaniro mwinshi, ukabona umwana wavukanye umunaniro. Ugasanga nyine nk'abantu bavuga bati kano kana kayibanya kavukanye siterese cyangwa se kavukanye umunaniro. Niyo mpamvu niba ushaka kubyara, gabanya siterese. Hari abantu babuze urubyaro kubera umugabo ahorana siterese z'akazi, cyangwa se umugore ahorana siterese z'akazi, umwe muri bo, cyangwa se bahorana iminaniro ikabije kubera akazi birwamo, ugasanga babuze urubyaro, bagahora bataka cyane ngo twabuze urubyaro. Kandi ikibazo atari uko batabasha kubyara, baragenda kwipimisha, muganga akavuga ati murabyara, ahubwo kubera siterese bahorana bigatuma batabyara. Ubwo rero niba ushaka umwana cyangwa ushaka kubyara, gabanya siterese. Iyo udafite siterese nta n'umunaniro ufite, gutera inda birihuta. Kereka iyo ufite ikibazo wavukanye cy'uko utazabyaraho, ntabwo bishoboka, ntabwo byagukundira. Icya kane, kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyi ngiyi ni indi ngingo uba usanga 90% ugasanga nka 50% ugasanga, cyangwa se nka 30% ugasanga, cyangwa se na 20% ugasanga umuntu wanduye sida ntabwo ashobora kubyara. Aho ugasanga 80% nanone barabyara, cyangwa se ugasanga ufite ubundi burwayi runaka butakwemerera kubyara. Ugasanga wenda urwaye nk'inkondo y'umura, ugasanga ntabwo wabyara,
ugasanga urwaye, mbese indwara nyinshi zituma abantu batabyara. Naho ngaho igihe utabyara washakira aho ngaho impamvu, ukareba niba ubwo burwayi babwivuza, niba ari uburwayi buvurwa bakakuvura, wamara gukira ukareba ko wabyara. Icya kane, kurya nabi. Ibiryo bibi akenshi nabyo bituma umuntu ashobora kubura urubyaro. Kurya nabi aha ngaha nshatse kuvuga ni iki? Ntabwo ari ukubura ibiryo cyangwa se kurya ibiryo bibi, ahubwo ni kwa kundi ushobora kurya ibiryo byiza ariko bibi, bikagutera ibibazo by'uko wenda warwara nka kanseri y'inkondo y'umura, ugasanga ntabwo ushobora kubyara. Ibyo biryo uba wariye ni biba byaguteye iki? Biba byaguteye izo ngaruka zo kutabyara. Rero ibiryo aha ngaha bivugwa ntabwo ari ibiryo bikeya cyangwa se kubura ibiryo cyangwa se kurya uturyo dukeya, ahubwo ni ibiryo bibi byanduye. Ibiryo byanduye bishobora gutuma nabyo ubura urubyaro. Icya gatandatu, kubyibuha cyangwa kunanuka cyane bikabije. Uba usanga abantu babuze urubyaro, ugasanga umugore afite umubyibuho ukabije, ni ngo ntabwo abyibushye ahubwo afite umubyibuho ukabije. Iyo ikintu cyamaze kuba gikabije cyarengereye, ugasanga cyangwa se umugore ameze neza, ari normal, ameze fresh, ariko ugasanga umugabo afite umubyibuho ukabije, aho ugasanga bombi babuze urubyaro. Ugasanga umugabo kuba yarabyibushye bikabije byamuteye ubugumba, cyangwa se ugasanga umugore niba abyibushye bikabije byamuteye ubugumba, ugasanga no gucana inyuma bijemo, bati ngiye hanze nzabona akana ngo nzapfe nta mwana. Umubyibuho ukabije utera ubugumba. None no kunanuka, hari ukuntu umuntu ananuka bikabije ku buryo adashobora gusama, yajya kwa muganga bakamubwira ati kubera uko ungana ntabwo byakunda gusama. Nabyo ugasanga bibaye ikibazo. Ariko ibyo ngibyo kunanuka bikunze kuba ku gitsina gore. Umugabo uko yaba angana kose apfa kuba afite umubiri ukora neza, yatera inda. Ariko ku bagore hari umugore uba ananutse cyane akaba atabyara, ndetse yaba anabyibushye cyane akaba atabyara. Ubwo ku bubyibuhe bwo no ku bagabo byose ni kimwe, n'umugabo ubyibushye cyane cyane birengereye kubyara biragoye. Ubwo rero ni ukugira umubiri uri normal cyangwa se umubiri uringaniye. Icya karindwi, gukoresha imiti igihe kirekire utabwiwe na muganga cyangwa se utaherewe uburenganzira na muganga. Iyi miti hari n'ibindi biganiro nakozeho biyivugaho. Iyo ukoresha iyi miti cyangwa se ukoresha imiti utabibwiwe na muganga cyangwa se utabyemerewe na muganga, hari igihe uwo muti uba unyweye ari ukwangiza bimwe mu mubiri wawe. Ariyo mpamvu tugira inama cyangwa se tukagirwa inama n'abaganga zivuga ngo dukwiye gufata imiti twahawe na muganga, cyangwa se nawe ubwawe niba uri muganga ukaba uzi neza ko urwaye indwara runaka, ukaba uzi umuti ugiye kwivuza uwo ari wo. Ariko gupfa kunywa imiti yose ubonye, cyane cyane iyi miti yo kwa muganga iyi yakorewe mu nganda itandukanye n'indi ya kinyarwanda. Imiti ya kinyarwanda yo nta kibazo, ushobora gukoresha ko ntabwo kugiraho ingaruka kuko ntabwo yakorewe mu ruganda. Ariko imiti yakorewe mu ruganda biragusaba kugira ngo uyikoreshe ari uko wabanje kubihererwa uburenganzira na muganga. Icya munani gitera ubugumba, gukorera ahantu hashyushye cyane. Gukorera ahantu hashyushye bishobora gutuma habaho imihindagurikire y'umubiri, bigatuma umubiri wawe uhindagurika cyangwa se uburyo wafungisionagamo bigahinduka, bigatuma ubura urubyaro. Ikintu nacyo mu gihe wabuze urubyaro kwa muganga bakubwiye ko ibintu byose bimeze neza, shakishiriza no kuri iyi mpamvu. Urebe ahantu ukorera, niba ikirere ukoreramo kidafite ubushyuhe bwinshi ngo bibe byakwafekita. Nusanga gifite ubushyuhe bwinshi wamenya ko iyo nayo ari impamvu, ukaba wahindura kirima ukajya ahandi. Icya cyenda, kwirengagiza isuku mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iki kintu abantu benshi ntabwo bazi ko gitera ubugumba. Kutita ku isuku mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bituma indwara zifata imyanya ndangagitsina zishobora kuba zaboneraho urwaho zikinjira
mu gitsina cy'umugore. Aha ngaha ni ku bagore. Niba umaze gukora imibonano mpuzabitsina, burya biriya uba ubona biri kugaragara nyuma y'imibonano ni imyanda. Iyo rero ukoze isuku nabi, wenda ukihanaguza nk'agatambaro kanduye cyangwa se ukitabaza ukoresheje amazi yanduye, aho ngaho haba hari amahirwe menshi y'uko mikorobe zishobora kwinjira zikagenda zikaba zaguteza ibibazo cyangwa se zikaba zaguteza n'iyo nkondo y'umura cyangwa se na kanseri y'inkondo y'umura, ugasanga ubuze urubyaro, ugasanga ntabwo ubyaye. Ubwo rero niba utabyara, shakishiriza kuri izo mpamvu. Shakishiriza kuri izo mpamvu. Icya 10, kudakurikiranwa n'abaganga ku gihe. Kumenya ko utabyara, wenda urashatse umaze umwaka wa mbere, uwa kabiri urarangiye n'uwa gatatu, cyangwa se watangiye kubona ibimenyetso ko udashobora kubyara utaranashaka cyangwa se utarakenera kubyara, ugasanga ntabwo wagiye kwa muganga ngo bagukurikirane, cyangwa se ugasanga urugaragaza ibimenyetso by'uko ugiye kurwara kanseri y'inkondo y'umura, ntabwo ugiye kwa muganga ngo bagukurikirane. Iyo udakurikiranwe n'abaganga, birangira ugize izindi ngaruka zo kutazabona urubyaro kubera ko utakurikiranwa. Ubwo rero bisabwa ngo ukurikiranwe n'abaganga, noneho baze gutuma uba wabyara cyangwa se baze gutuma ubuzima bwawe bukomeza kugenda neza. Ndabakunda cyane, duhure mu biganiro bitaha.